Hello, mwiriwe neza, ndabasuhuje aho muherereye mu nce z'igihugu, mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, umujyi wa Kigali, tutibagiwe n'intara ya gatandatu y'abadiaspora. Turabasuhuje cyane. Nk'uko mumaze kubimenyera rero, iyi ni kuri Agape Official, amazina ni Ishimwe Gitare Agape Console, ndi umuforomokazi. Uyu munsi nabazaniye insanganyamatsiko nziza cyane, mwayimbajijeho muri benshi. Tugiye kwiga ukwezi k'umugore. Ese wowe mubyeyi aho uherereye, uri umugore, uri umukobwa, ariko ushobora kuba utazi ukwezi kwawe, ushobora kuba utazi kwibarira. Uyu munsi rero nibyo tugiye kwiga. Kurikira ikiganiro, ntiwihutishe, nuhita usohoka ngo ukiveho, kirebe kirangire, kuko urakuramo ibyawe, umenye wowe aho uhagaze, umenye n'uburyo wamenya kubara ukwezi kwawe ukurikije ibyo ugira mu mihango. Nk'uko tubizi rero, ukwezi k'umugore ni igihe cy'imihango y'umugore. Mu kwezi k'umugore rero habamo igihe cy'uburumbuke, habamo igihe umugore agira mu mihango. Ibyo byose rero ni ibintu bigiye bitandukanye. Hari uburyo butandukanye bwinshi dukoresha bwo kubara, ariko ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya ngo ese uburyo ngiye gukoresha, njyewe imihango yanjye imeze ite? Ni ya mihango iri ku murongo cyangwa irahindagurika uko ukwezi kuje, uko umunsi uje urahindagurika? Hari abakobwa se cyangwa ababyeyi bagira stress agahita ajya mu mihango, yababara agahita ajya mu mihango. Mbese ibyo ngibyo birahindagurika. Yagera ahashyushye imihango ikabura cyangwa ikaza ari myinshi, yagera ahakonje ikabura cyangwa ikaza ari myinshi. Ibi rero nibyo tugiye kurebera hamwe. Ubundi ubusanzwe ukwezi k'umugore kugirwa n'iminsi igiye itandukanye. Hari ukugirwa n'iminsi 28, hari ukugirwa n'iminsi 30, hari no kugira iminsi 32. Ubwo ni urugero mbahaye. Rero wowe ushobora kuba aka kanya ufite iminsi ugira ukwezi kw'iminsi 28, cyangwa se ukaba ufite ukwezi kw'iminsi 30. Biroroshye cyane kumenya uburyo wakoresha mu gihe wowe ubwawe uzi iminsi yawe y'uburumbuke. Ugize amahirwe waba ubizi neza ko hari ababa babizi neza ko byibura buri tariki 10 agomba kujya mu mihango. Ni byiza no kubara ukwezi kwawe biroroha. Icyo nashakaga kubabwira rero ni uko hari abagira ukwezi kuri ku murongo, hari n'abagira ukwezi guhindagurika. Uyu munsi akajya mu mihango ku itariki 10, ukwezi gutaha akajyamo 28, ukundi akajya kwibuka yijyamo ku itariki 12. Ibyo byose biterwa n'imisemburo y'umuntu. Hari n'imiti y'ubwayo ushobora gufata igatuma ukwezi kwawe guhindagurika. Ibyo byose tuzabirebera hamwe. Uyu munsi rero tugiye kureba ngo ndetse n'ubuhe buryo umugore yakoresha ari kubara. Tugira uburyo bubiri bwo kubara ukwezi k'umugore. Uburyo bwa mbere dukoresha ni uburyo bwa kalendari. Uburyo bwa kalendari nk'uko tubara umunsi ku munsi, ngo umunsi turi tariki wenda 26, ejo turi 28. Nawe birashoboka ko wabara ukwezi kwawe bitewe n'itariki ugira mu mihango, bitewe n'iminsi ukwezi kwawe mbese ukwezi kwawe iminsi kugira. Gushobora kuba kugira iminsi 28, gushobora kuba kugira iminsi 30, gushobora kuba kugira iminsi 32. Ikindi cya kabiri tugomba kumenya ni uko kugira ngo ubare ukwezi kwawe, iyo uri kubara ukwezi kwawe uhera ku munsi wagireho mu mihango. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nimba nagiye mu mihango ku itariki 26, ubwo ndahera uwo munsi mbara kugira ngo umenye iminsi yanjye y'ukwezi. Ubwo ni ukuvuga ngo ku itariki 26 nanone ninongera kujya mu mihango, urumva ni iminsi 30. Biranashoboka ko waza mbere yaho ukajyamo kuri 24. Ni ukuvuga ngo ukwezi kwawe kugira iminsi 28 cyangwa se kugira iminsi 30 bitewe n'ingero dutanze. Rero kugira ngo umenye nuko uhera kuri wa munsi wagiriyemo mu mihango, bakundi munsi uzasubiramo mu mihango mu kundi kwezi, nibwo umenya iminsi yawe y'ukwezi.
ubundi iyo tugiye kubara nk'uko ubushakashatsi bugaragaza, iyo tugiye kubara ubundi ubushakashatsi bugaragaza ko umunsi wa mbere aba ari umunsi w'imihango. Ubushakashatsi bukagaragaza ko umunsi wa 14 ari bwo ovule se cyangwa igi riba ryahiye ari bwo risohoka. Aka kantu tukumve neza, hari umunsi w'imihango, hari n'umunsi ovule isohokeraho. Ni ukuvuga ngo ovule isohoka cyangwa se igi intangangore riba ryahishije risohoka ku munsi wa 14. Igihe cy'uburumbuke rero kiba hagati y'umunsi wa 10 rikabana hagati y'umunsi wa 15. Ni ukuvuga ngo hagati y'umunsi wa 10 n'umunsi wa 15. Nkuko twabibonye igihe cy'uburumbuke ni igihe umugore aba ari muri risque yo kuba yasama cyangwa se umukobwa. Tugendeye nkuko nabibabwiraga, tugendeye ku muryango wa WHO, umuryango w'abibumbye, uvuga ko umunsi wa mbere ari umunsi w'imihango, ukavuga ko ovulation day cyangwa se umunsi wa 14 ari uwo munsi imihango cyangwa se umukobwa ajya kubona akabona amaraso arasohotse mu gitsina cyiwe, akaba ari uwo munsi igi riba ryahiye ryamaze gukura ryamaze kuba macuwa risohokeye. Iyo ribuze intangangabo rirasohoka, ni ukuvuga ngo ribamo imbere ritegereje intangangabo, ryabura intangangabo rigasohoka. Ari byo bakunda kuvuga ngo mbere y'iminsi 3 y'uko ujya mu mihango ushobora kugira risque yo gusama. Bakavuga ko nanone nyuma y'iminsi 3 uvuye mu mihango ushobora kugira risque yo gusama. Ariko tugendeye ku urunigi ndetse n'umuryango wa WHO uvuga ko byibura umugore ashobora kujya mu mihango hagati y'iminsi 2 n'iminsi 7. Akantu tukumve neza, umugore ashobora kujya mu mihango hagati y'iminsi 2 n'iminsi 7 bitewe n'imisemburo ye ikikora. Ushobora kwibaza uti ngiye njya mu mihango iminsi 3. Ni hagati aho ngaho rero, ni ukuvuga ngo hari uyijyamo iminsi 2, hari uyijyamo iminsi 3, hari uyijyamo iminsi 4, hari n'uyijyamo iminsi 7 kubw'imisemburo y'umuntu itandukanye. Urunigi rero rwo rutwereka ko guhera ku munsi wa 8 kugera ku munsi wa 20 ari iminsi y'uburumbuke, ari iminsi yo kwifata kuko uri muri risque zo gusama. Urunigi rukatwereka ko uramutse utushije gatoya, nimba utabashije kwifata cyangwa ngo wihangane bimwe batwigisha, gerageza ukoresha kondomu cyangwa se agakingirizo kuko uri muri risque yo gusama. Nimba kuko udashaka gusama uri muri risque yo gusama. Umuryango w'abibumbye rero ugaragaza ko ubundi ukwezi k'umugore kugira iminsi hagati ya 21 na 35, ariko ku mpuzandengo bakavuga ko umugore byibuze yagakwiye kugira ukwezi kw'imihango kw'iminsi 28. Nkuko twabibonye rero, hari abagore bagira cercle cyangwa se ukwezi kw'imihango mikeya cyangwa se ikaba myinshi. Ikindi kintu gishobora gutuma ugira ukwezi guhindagurika, nk'ibyo nababwiye nk'imiti, twabonye ko ushobora kugira ukwezi guhindagurika bitewe na stress ufite. Hari abantu bagira stress agahita ajya mu mihango ako kanya, kandi nyamara wenda yaramaze nk'iminsi 14 avuye mu mihango, agahita ajya mu mihango ako kanya kuko yagize stress mu mutwe we, yistresheje, yatekereje ibintu byinshi. Nk'uko tubona ko hari umuntu ugira stress agahita agira umuvuduko ugahita uzamuka. Hari n'ushobora gutotezwa akagira ubwoba se cyangwa se akarira akabona ikintu kimubabaje kigatuma ajya mu mihango. Bijya bikunda kubaho ku bana b'abakobwa akenshi. Rero n'ibinini wanyoye, hari ibinini ushobora kunywa bigatuma iminsi yawe y'imihango ihindagurika. Cyane cyane ibinini navuga ni ibinini bya contraceptive, microgynon cyangwa se microgena, akenshi n'iryo zina dukunda gukoresha. Biriya binini bikoreshwa nka emergency contraceptive ku muntu wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, akenshi nabyo bigira uruhare runini
mu guhindagura imihango. Ushobora kubinywa wari ugeze nko ku munsi wa 19 ugakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ugafata bya binini bya contraceptive bikurinda kuba wasama, ugasanga ugiye mu mihango ukwezi kwawe kugeze nk'iminsi nka 33 cyangwa 35, kandi wari usanzwe ugira ukwezi kufite iminsi 28. Ishobora no kuza mbereho ugasanga nimba wari ufite 28 ugize iminsi 23. Kugira ngo rero umenye ukwezi kwawe, ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko ugomba kumenya ese ukwezi kwanjye kurahindagurika. Ibyo uzabibwirwa n'iki? Fata agakayi cyangwa se muri telefone yawe downloading application ya Psychobeads y'urunigi. Iri application iroroha cyane, umuntu wese yabasha kuyikoresha nigoranye. Yi downloading muri telefone yawe cyangwa se ufata agakayi kawe, agenda yawe, wandike ngo ukwezi kwa mbere nagiye mu mihango ku itariki 26, ukwa kabiri nagiye mu mihango ku itariki 18. Ubikore byibura amezi 6. Niwicara uzareba ukwezi ukunda kugiramo iminsi igenda isa n'ihura. Uzasanga nusanga byibura amezi 5 ahura, cyangwa se wenda utaranyoye nimba hari naho byahindutse, uzamenya ngo byagenze gutya niyo mpamvu byahindutse. Icyo gihe ari byo uzasanga ufite ukwezi kuri regiri. Naho nugenda ukabikora ugasanga kwezi kumwe ufite iminsi 18, kundi 28, kundi 30, kundi 31, uzaba ufite ukwezi nyine guhindagurika. Rero iki kiganiro cyari cyo kugira ngo tumenye ngo se ubundi ukwezi k'umugore ni iki? Ukwezi k'umugore kumara iminsi ngahe? Ese umuntu ashobora kugira ukwezi guhinduka cyangwa ntiguhindagurike? Birabaho cyane. Rero kurikira iki kiganiro rero ukirangize, ubutaha tuzaza tuvuga ku bantu bafite ukwezi kudahindagurika, ubundi tugaruke tuvuga ku bantu bafite ukwezi guhindagurika n'uburyo bamenya kwibarira bakamenya iminsi yabo y'uburumbuke. Ibiganiro byo kuri Agape Official rero nakagaruka. Nugenda udakoze subscribe niba ikiganiro kikomeza, nugenda udakoze like, share and comment. Nugira ikibazo twandikira muri comment tugufashe. Tubereyeho hano nk'abajyanama utugirana inama, ndetse ugize n'inyunganizi twandikire muri comment, nta kintu bitwaye. Cyangwa se ufite ikibazo cy'umwihariko tupiningaho nimero hasi ukatwandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukaduhamagara tukagufasha. Ibiganiro byacu nakagaruka rero, turabakunda. Ciao ciao.